Donc inkuru nayibonye mbere umugabo twavuganiriye amasaha 2 n'uyu munsi mbere uko ntagiye ikiganiro mukupye ngeze aha ariko uwe mugabo uriya mugabo nyine uvuga ko mu padiri yaciwe inyuma uvuga ko yaciwe inyuma ejo twabiganiraho umwanya munini turajya no kuri chat ufite ukuntu byagenze n'abandi banabyumve yambwiye ko hari igihe yagize yamufense akubita urugi rw'igipangu nkugiye noneho mu kugaruka yavanyemo inkweto yambaye amasogisi inkweto zisiga ku rugi agenda yomboka ajya kuri rya dirishya ry'icyumba cy'abashyitsi arabyumva byose ibyamuteye ihungabana cyane noneho akandi kantu rero umugore agiye kwipimisha gutwita grossesse hanyuma ibisubizo abonye nabyo abyoherereza padiri aho kubyoherereza umugabo na padiri twaravuganye ariko niba byarabaye n'umugabo yararubonye n'ukuri kwiba arababaye cyane buriya ndabivuga ngo ikira ariko biragoye ntacyo ngewe nzabyirengera uko byamera kose. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP. Twizere ko muri amahoro turabasuje nako tubaye ikaze. Twongeye twagarutse twari tumazemo iminsi mike mutatubona ariko nanone twagarutse tubazaniye inkuru rero inkuru iremereye inkuru muri buzo kuvanamo n'amasomo menshi cyane nimba nuza gukurikira kino kiganiro witonze ukumva akantu ku kandi. Ngo ikaze hano mu rugo rw'iwawe umeze ute? Ndaho turi muri gahunda y'amagare ufatanye n'umujyi wa Kigali tugomba gukangurira abantu gukurikira umukino w'amagare irushanwa ry'amagare UCI ni irushanwa rya mbere ku isi rikomeye ry'amagare twiteguye abakinnyi barenga 900 ariko ubwo hari ababaherekeje benshi abanyamakuru niyo mpamvu buri munyarwanda aho ari umunyakigali n'uwo muntu arashobora kuza kuyareba ntabwo azasohoka muri Kigali ariko tunabwira abantu gupima ingendo zabo bakakora iziri ngombwa abantu bagenda mu imodoka irimo umuntu umwe kugira ngo uzajye kwinyurana muri iriya mihanda y'uduhegeni watega bisi cyangwa se urugendo ukabarusubika cyangwa ukabikora kuri telefone cyo wari ugiye kureba niba ari kuri banke warutira kuri telefone ari ibintu byinshi abantu muri no minsi y'igihe cy'amagare abantu bagomba kwigomwa bijyanye no kwideplasa kuko ukurikije imihanda bateganije nubwo ari myiza tugize amahirwe ntihazemo imvura ngo yangize cyangwa acemo ibimodoka biremereye ariko ukurikije uko nubwo ari myiza iri kuri ku rugendo ushobora kugenda ibirometero 10 ushobora kwirutura rubaye nka 15 cyangwa 20 icya kabiri iyo mihanda ntabwo iriho amasitasiyo bivuze ngo ni ukugenda wanyoye essence ihagije kugira ngo utagira pane bete kuko imihanda nyabagendwa ibiriho amasitasiyo ariko ntabwo ari umuntu ari guca umva rero niba tufite abasiganwa 900 abanyamakuru babaherekeje abandi abatoza abafana nabaje kurireba yego n'abantu bashobora kuba basaga 20 bari hano muri Kigali no mu Rwanda hose hari n'abari za Byumba bari za Musanze abari za hehe ibitangaza ko by'amahanga impuzamahanga bizaba biri hano i Kigali miliyoni zigera kuri 330 zaziri gukurikirana ibyiri siganwa niyo mpamvu umuntu wese aho ari mu mujyi wa Kigali yagombye kuba ahagaze neza ahagaze bwuma afunze bukwasi agakurikirana amagare asa neza gusa neza buri wese ku rwego rwe ariko akaba asa neza hari ibyo tugomba kugaragaza ya Kigali yacu duhora dutaka Green Kigali u Rwanda rutemba amata n'ubuki rutera imbere rufite isuku bigomba kugaragara nibutsa abantu bari hagati ya Rwampara na Gikondo hari akadeviation ujya kuza gahuza Rwampara na Gikondo ejo narahanyuze sanga mu kiraro harunzemo ibicupa by'amazi kandi urabizi neza ku bintu bijyanye na environment u Rwanda narwo ruri imbere cyane rero umunyamakuru mpuzamahanga naza agafata iyo foto tuzarwane no kuvuguruza tuzabyemere nanjye nabyiboneye nubwo nta foto ye ahubwo babikureho umudugudu gitifu akagari cyangwa umurenge kwa ko ari mu rugabano ushobora gusanga basigana hamwe ni muri Kicukiro kandi ni muri Nyarugenge ariko nanone ni umujyi wacu ni Kigali yacu wa mugani wa Road Mayor Samuel
Samu ni umujyi wacu tugomba kuwutunganya rero bakabaye babikuraho nibamara kumva ikiganiro kuko ejo nabibonye ndi kuri moto ntabwo nabashije kubibwira abayobozi ariko ubwo babyumvira kuko Samu ndabizi we hano arahahora so n'ahandi ni ukureba ahandi hakunda kuba ibicupa hano mu Gakinjiro nanone kuri kiriya kiraro gihuza winjira mu Gakinjiro uvuye Kacyiru ujya Gisozi ibintu nk'ibyo bigomba kuvanwa mu nzira uko u Rwanda turuvuga uko ruzwi hanze abantu nibaza ubu rwabaye amaso yose y'isi ari mu Rwanda yahanze u Rwanda so nuvuga ngo bya bindi byose twagiye tuvuga ibiri byo n'ibitari byo please tugerageze iminsi 9 10 ntago ari myinshi abantu bagerageze kuba smart RDB yongereye n'amasaha ya business ntibibe intandaro yo kugira ngo abantu bahinduke ibyomanzi ni amasaha ya business ntago arayo kwangirika ariko igisope watinyaga kujya mu gisope gisoza saa 5 nibura cyageza saa 10 nanjye ubu najya Sainte Famille nkazunguza umubiri vraiment kuvuga ngo boîte isoza saa 7 ntiba ubundi boîte n'ugukesha ariko agasope nakantu wemera cyane igisope impamvu nkemera nubwo benda rimwe na rimwe baba batagicuranga neza ariko ngewe ntwarwa n'amagambo kurusha musicalité amagambo bari muri iyo ndirimbo abari ayahe ese wiriwe gikundiro cyangwa mugabo ati dore nakurindiye mu kibaya iyo image mpita nyumva iyo umuntu avuga ngo nakurindiye mu kibaya mpita mfata iyo foto nyine nkahita mbona umuntu uri mu kibaya ategereje uri ku musozi azamusanga ufite uburyohe isope n'ubwo ngubwo uko kiba kiri mu Kinyarwanda nago sinkunda burya kuvuga ngo ndajya kumva indirimbo samahanga nubwo indimi mba nzumva cyane z'igifaransa amanuza indirimbo z'urukundo ziri mu gifaransa ndazikunda nizo mu Cyongereza ariko kenshi yari Ikinyarwanda bari sawa unakabyina ugacinyamo kuko buriya ubyina ugenda uryoherwa n'ijambo rigezweho iyo bavuze ribabaje ukazinga umunya avuga iryoshye ukabyina useka ariko bigaragara ko uri umugabo uri romantique vraiment ibyo na rukundo ababibona uko ntacyo baba bantwaye sibyo ko simba shaka ko bivugwa n'abagabo nanone se wowe wamenye ko umugabo ari romantique abagore ubushaka kare babikubwira ntabyo mvuze ariko nta mugabo wabona romantisme yundi anabibonye yabona nka 30%. Kera kabaye nabonye inkuru ariko yo yanyebeye mu by'ukuri umugabo aravuga yuko umupadiri yamusenyeye urugo umugabo nabonye inkuru ivuga yuko umugabo yashyize hanze ibiganiro umupadiri yagiranye n'umugore we warandyohereje ubwo duherukana wampaye neza ikigabo cyanjye ngeze mu rugo numva mpinduye mood singishaka ese donc ibintu bigaragaza yuko mu by'ukuri umupadiri ashobora kuba yararyamanye n'umugore w'abandi ndetse kugeza aho atangiye gutakaza ubushake ku mugabo bashakanye wa mubyeyi we banze baguha ayo mafaranga uhita unyohererezaho ntago ari amafaranga abantu bari gushaka ntuza hari ikinyamakuru cyanjye cyandika mu gifaransa website kitwa Rometre Dokeopi harimo bari kumbaza rero ko bari kumbaza niba ngo batari kukibona kuri Google gishobora kuba kikiri gishyashya ariko ndaza kuba hari link okay so ibindi ndi gucekinga n'abanyamategeko twavuganye ufite iriya nkuru nge nayimenye mbere uriya mugabo dusanzwe tuvugana no mu bindi bisanzwe by'akazi rero yabanje kumvugisha hanyuma reka ndebe metre ibyo yambwiye donc inkuru nayibonye mbere umugabo twavuganiriye amasaha 2 n'uyu munsi mbere uko ntagiye ikiganiro mukupye ngeze aha ariko uriya mugabo nyine uvuga ko umupadiri yaciwe inyuma uvuga ko yaciwe inyuma ejo twabiganiraho umwanya munini turajya no kuri chat
ariko ngewe inama namugiraga byari ukugira ngo nabanje kumubaza niba ari tayari kugumana umugore we, arambwira ati nta kibazo rero ku nyungu z'umuryango kugira abana batabyangirikiramo, niba ari uko rero bimeze ndagushakira umunyamategeko ufite n'umwambaro w'ubuhuza kugira ngo bibe byaca mu nzira, kuko mu buhuza akenshi imanza zibera mu muhezo, hinjira abafite aho bahurira n'icyo kibazo gusa. Kurumva iyo ureze urukiko rukaburanishiriza mu ruhame, ntabwo wa mutekano w'umuryango ntuba ukibungabunzwe. Baramu bawe niyo abana baba batoya baba bazabimenya ko biba byabaye public. Icyo nicyo nabanje kurwana nacyo mubwira. Umunyamategeko wari gukora iki? Kugira ngo umunyamategeko kugira ngo ujye gutanga ikirego, hari imyanzuro ikirego nyine kihe nyine cyo kugira ngo bigende bite, cyo kurega ko yaciwe inyuma nyine ubusambanyi bw'umugore we yashaka kurega umugore, yashaka kurega padiri. Yari afite proposal nyinshi, yabanje kumbwira ese nandikire musenyeri, ese nandikire byose, ndamubwira nti rero wigenza gakeya, ngenda gushakira umunyamategeko usanzwe ari n'umuhuza best, bikaba karusho ari n'umukansara, kuko uriya mugabo arahungabanye cyane. Mpita mbaza muri ADR center, bampa umuntu nari ntaramuvugisha, ariko nari nabwiye ngo mumpe umunyamategeko w'umuhuza ushobora no gukora counseling, ko umugabo yarahungabanye. Ubwo rero mu gihe umugabo hari icyo bita kwivura no guhindura, twavuganaga ari mu nzira aza mu mujyi, ageze mu mujyi ahura n'undi muntu amugira indi nama, birangira ahamagaye Theo. Ahamagaye Theo rero, Theo amubwira aza kumufata mu mujyi, amujyana aho bakorera ibiganiro mu Kiyovu. Basi cyokora aproteja amazina, ntiyavuga amazina y'uwo mugabo n'umugore we, byo bitagera kubana, ariko padiri yamuvuze. Biriya rero nibyo narimo mvuga, narimo ndeba communication nagiranye n'umunyamategeko dukorana bya hafi, Maître Katabogama. Yabanje aranambwira ati rega ikirego iyo gitanzwe ntago gitangwa mu itangazamakuru. Hanyuma mubwiye yanengaga nyine uburyo itangazamakuru ryitwaye muri kiriya kibazo. Anambwira ati buriya rero ati padiri bamuhohoteye, ati kandi n'umugabo yihuse, ibyabaye byose ntago, ati ibyabaye byose ntibitangazwa. Ni umunyamategeko, ibyabaye byose siko bitangazwa. Buriya nubwo tutaragera kuri iyo level, chat zo muri telefoni itari yawe ushobora kuzigira gihamya, urabyumva? Ushobora kuzigira ikimenyetso mu rukiko, content wise bigafatwa nk'ikimenyetso, ariko nyiri telefone ashobora kuvuga ko yari yahakinzwe, n'urugero, urabyumva? Agashaka ibimenyetso by'uko telefone yari yayisize i Kigali, we ari icyangugu, urabyumva? Kikaba kimuvuye ko atari wari uri kuyikoresha, ari umuhaka wayikoreshaga, ahubwo wowe wakizanye, hakazaba ikindi kirego kikurega ngo wagiye muri telefone y'undi, kwinjira muri telefone no muri mudasobwa mu nyandiko z'ibanga. Yego, kuko kubyikuraho byo birashoboka. Isufi yo kuba afite, ashobora no kuba ati nari ndi Kampala, kandi noneho message zo bikagaragara ko zakoreshaga iminara ya hano. Ubwo d'office agaragaje ko atari we wandikaga. Ariko noneho icyo kimuvuyeho, we akaba ati ubundi umugore wa mugore nyiri kwandika message ashobora ati sinari impari, ahubwo wa mugore akaregira ati kuki wangiriye muri telefone. Ufite ukuntu byagenze, n'abandi banabyumve, nubwo ngewe nkunda kugira, uraza kubimbaza, nkunda kugira abantu inama yo kutareba mu matelefone atarayabo, ariko umugabo yabanje gukeka, akeka ko hari ibyaba biri kuba, hanyuma noneho ngo rimwe atira umugore, uko byamenyekanye, rimwe atira umugore machine, kumwe abantu ufata WhatsApp ukayishyira muri laptop,
aramutungura umugabo atungura umugore avuga ati ntije mashini yawe hari akantu bansabye ku kazi ati okay umugore ahita yivaho ataroginza uti WhatsApp ye umugabo akiyicara imbere akamesaje ka padiri ngo ba kamutera amatsiko arakurikirana nibwo yatangiye kugenda rimwe na rimwe anumviriza agira gute nuko yatangiye kubimenya mu kanya twanavuganye nawe mubaza uruhare rwe uze kwibuka nabyo bimbaze uruhare rwe muri ibyo bintu nuko hanyuma rero mu kwandika biratewe yasomaga byose na padiri twaravuganye ariko ntiya pareke padiri natangiye kumuvugisha yamaze kuvugana na Theo bigatuma wenda ahita amenya icyo shaka kumubaza Theo rero ari ku ikiganiro mitanyiha padiri ndavuga nti nibi nagira ngo tuvugane ati niriwe mpuze okay ashobora nuko ahantu rero uriya mugabo rero guhungabana kwe utaragera akimara kubona izo donc akimara kubona ko ka message yese yakurikiraho iki utwe akimara kubona ka message ni message z'iminsi myinshi ka padiri ngo ako kanya nyine ntacyo yabwiye umugore ari inumira yakoze akazi ke bisanzwe ariko ahita abona ko umugore hari umuntu bavugana kuri WhatsApp udasanzwe gusa ntiyarari kugakora noneho umugabo atangira no kujya ajya kumviriza umugore umugore yagezaho ajya yikura mu cyumba akajya mu cy'abashyitsi kuvugana agatangira nyine kuvugana na padiri noneho umugabo akajya kumwumviriza inyuma y'idirishya yambwiye ko hari igihe yagize yamufense akubita urugi rw'igipangu nkugiye noneho mu kugaruka yavanyemo inkweto yambaye amasogisi inkweto zisiga ku rugi agenda yomboka ajya kuri rya dirishya ry'icyumba cy'abashyitsi arabyumva byose ibyamuteye ihungabana cyane noneho n'uburyo bamuvuga bamwita ikintu ari nyurugo gushangwa kiraturogoye ngo no harimo nanjye ndazifite niza avuga ngo nugerayo ikime padiri abwira uwo mugore ngo nagera yima umugabo yabawe none umugore yaba afite briefing ya padiri yagera koko akiyima umugabo akajya mu cyumba cy'abashyitsi rimwe na rimwe umugabo akajya kumuvanayo ku ngufu ariko n'undi ni bya bindi ubwo nta kiba kirimo nameze nk'umusohorora mu mwobo agakubita nk'ukwezi nta kibaye yamayinga nuko kumwita ikintu uyu munsi bwa yanambwiye ngo bamwise igicucu ari nyirurugo so arababaye ntabwo mpamya ko itangazamakuru ryo ryaba umuti nta nubwo urukiko ari rwo rwaba umuti umugabo akeneye counseling akabanza agapo so ibyo rero byose kandi iyo umugore yagiye kuri ubwo buryo habamo n'izindi dommage cyambere kutita ku mugabo ko bikwiye kumubeshya kenshi akamubwira ko agiye igitarama kandi ari mu Gatsata babyumva umugabo nawe agakomeza akaneka rimwe na rimwe agabaza ngo umwana uzi kuvuga uzi kureba ubabubaje ngo ko mwatinze kugera hana avuga ati mama yabanje kubaganira n'umuntu umeze gutyo so ni ibintu byinshi ni ibintu birebire nubwo ngewe ku bwanjye mbivuze nyuma y'abandi ariko nabimenye mbere y'abandi none ntangira kurwana no kugira ngo mbungabunge umuryango yes ubwo nashakaga nta nubwo amaze kumbwira ko ngiye kumushakira umunyamategeko ufite na titre y'ubuhuza wana counseling namusabiye mu kigo cy'ubuhuza hari uwo bampaye twagombaga kuvugana nkamumuha numva rero byageze mu itangazo na padiri natangiye kumuvugisha mbona byageze hanze rero message zose barazisoma akandi kantu Theo atavuze kagaragaza ko bira bintu ushobora kuba byarabaye nubwo bavuga ngo guhakinga umugore agiye kwipimisha gutwita grossesse hanyuma ibisubizo abonye nabyo abyoherereza padiri aho kubyoherereza umugabo se yarabikeneye ubundi se umugabo mwashakanye umubwira ko test de grossesse yabaye negatifu kugira ngo byeretse niko ntimwamwarabanye muri abo kubyara yayeretse uwo yagiye kuyipimisha kuri komande y'uwo atemerewe kubyarana nawe umuntu wemerewe kubyarana nawe se niwe wakuza umwereka ngo ntago ntwite ahubwo yashimishwa nuko umwereka ko utwite ubundi nkuru nukuza
nuko uzumubwira ati nasamye tutagiye mu byo kuvuga ngo yaramwandikiye ngo waryohereje ngo ndagukumbuye ni byinshi bigaragaza ngo yamubwira ngo none se ngo ninza huba ngo nzaza nitwa ngo iki ngo uzavuga ko ndinde ibintu nk'ibyo noneho baba bahoranye bakagira uburyo bavugana ibiganiro nyuma y'igikorwa abantu bashobora kuganira ibiganiro bya saa 2 z'ijoro ushobora kubisoma ukahita umenya situation yari saa 9 z'amanywa je me fais comprendre ukana kumva so ikiganiro cya nijoro gishobora kuba iyo ari suite y'icyabaye ku manywa urabibona mu byo bari kuvugana kandi koko birimo agera naho amubwira ngo azatangwa ngo azataha ubukwe bwa muramukazi padiri yagiye gushyingira mushiki we yandikira wa mugore ngo none se ntuzataha ubukwe bwa muramukazi wawe yababa we padiri yarongoye umugore anamurangira aho buzabera padiri nawe anamurangira aho buzabera umugore atahazi ahayoboza umugabo none umugabo arebye muri chat abona hahantu yamubazaga ariho ubukwe bwa mushiki wa padiri burabera yayoboje umugabo babana zati ndanyahanana hitwa gutya nyabaye ngiye gusesera aturakata gutya abirebye muri chat asanga niho ubukwe bwa mushiki wa padiri buri burera niba byarabaye n'umugabo yararubonye n'ukuri kwiba arababaye cyane noneho ubwo mbibonye na padiri ndabimuha na wa mugabo ndabimuha ntarikoze niko mbona ibintu wabyangije urumva noneho amazina ya padiri arimo ntawamenya padiri ni umuntu ubarizwa mu muryango munini wa Kiliziya Gatolika nge simbabeshye pe hano ngewe mvuga byose nanumvaga bashobora kugira ubuhuza padiri bakamuca ikiru atagishobora abapadiri bagenzi be umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika ugashyashyana ukagira icyo ukora ariko bisa naho byamaze kwangirika ahubwo metre Katabogamo we yambwiye ati Kiliziya Gatolika buriya Kiliziya Gatolika bayigonza itara nayo iraza kwitabara donc ati buriya kwataka ibyo nibyo nirindaga ofete abantu bombi uko ari batatu umugabo umugore na padiri bose niko bafite amakominote barimo kandi y'imbaraga niko nabivuga kuko umugabo ni umuyobozi ku rwego rwe umugore nawe nuwo mu nzego zazindi zikunda kugira ibiro hejuru y'udusozi hanyuma na padiri so ibyo bintu ntabwo nari nirinze ko byajya muri media hatabayeho guhuza abantu ariko na padiri ashobora kuba imbarutso reka nkubwire imbarutso umugabo yambwiye ko yabwiye umugore ngo hamagara padiri umubwire ko ibyo murimo byamenyekanye umugore amubwira ngo wamwihamagare se ngo reka nguhe nimero ze urumva umugabo aje tuvugana amaze se madamu yagusabye imbabazi zifatika ahabwira ati nta nazo atahubwo tumaze kubivugana ambwira ko agiye muri siporo ageze kuri portaye ahita atangira guhamagara padiri ati kandi yabonye ikiganiro arakireba ari mu cyumba atasohotse arambwira atari kuzi kuri ikigo rya tibi ibintu babijyanaga hehe ari ndubwira undi umugore abwira umugabo urumva yego umugabo yahungabanye cyane noneho umugore arenze portaye nk'ugiye muri siporo atangira kuvugana na padiri umugabo nawe abibonye ko ari kuri telefone yamugenze runono avuga ngo umugabo ahita kompoza padiri asanga iya padiri iri kwitaba iy'uwo mugore ariko nawe hari ibibazo ari kwitera noneho umugabo abwira umugore ati ariko se sinakubuje kuvugana na padiri ati n'ubu mwarimu muvugana urumva yazicuze zombi so ubona ko birababaje nubwo umugabo agikunze kubana n'umugore we ariko bazabana nabi gusubirana mu buriri byo simbihamya noneho ndaza mu gukoma urusyo n'ingasire mu kanya bimaze kujya muri media uyu munsi bwo mpamagara wa mugabo nsanga yampamagaye ko nari namwandikiye ntibi bintu wabyangije arambwira ati umunyamategeko yambwiye ko ubuhuza busabwa habanje gutanga ikirego ati niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro nkajya kwatewe atambwiye noneho mu kanya rero ndamubaza abaza se ubundi wowe byaje biti
byaje bite, ni icy'umugore yakunenze, byatangiye bite. ambwira muri make, ndaca muri make uko byagenze. Umugore akunze kuba atari mu rugo ku mpamvu z'akazi. Hari ubwo rero ngo yamaze nk'amezi 3 akora adataha, noneho acungisha umugabo umukozi. Umukozi wo mu rugo wari wasigaye urera abana, yari nk'ingenza y'umugore. Umugore amuha amayinite na interinete ngo ajye amuha raporo y'ibibera mu rugo. Umugore rero urumva, umukozi rero ko nyine yari inshuti ya nyirabuja, akajya amuha amakuru yose, rimwe na rimwe n'atariyo. Rimwe na rimwe ngo akabwira umugore ko umugabo atataye. Kumwe umugabo ashobora gutinda mu kabari, kandi abakozi uzi ko baba muri annexe, sibyo? Umugabo akaza agakingura kuri salo, akarya akaryama, mu gitondo akabyuka ajya ku kazi. Umukozi ntabyiteho, wenda akajya muri douche, umukozi wenda akiri mu bindi ntamenye ko yakarabye, cyangwa se ashobora kuba yarabihimbye, cyangwa se umugabo yaragendaga umukozi atamubonye. Ikimenyetso kikaba cyuko rimwe na rimwe hari igihe abagabo babandi kwa kuri ujya kwa kwe tukavayo ufashe ka mushikaki, wagerayo amasororo ukayacaho uyatera umugongo. Umugore yahaba atahaba, abana bahaba batahaba, abagabo benshi utaha iyo uruyama rwakubanye rwinshi, cyangwa wafashe nako kantu kaburushete ushobora gutaha nturye. Ariko iyo umugore ahari nta kibazo cyo kirimo. Noneho umukozi we rero, iyo umugabo yataha gatinze, akazi rukagenda, umukozi atamubonye, none ikimenyetso yabaga yashakaga n'icyuko yatashye akarya. Noneho umukozi yareba amasorori yasanga yose yuzuye, akayafotora koherereza nyirabuja. Ati dore ntaraza. Yafotoraga nka 3 za mu gitondo, akerekana amasorori ko yose yuzuye, nk'ikimenyetso cy'uko umugabo atariye, so atataye. Bacyumva? Kutarya, kuba utariye ni ikimenyetso cy'uko utataye, ko nta na duke yakozemo. Ariko ntiyarabaga bizi ko iyo mitego ihari. So umugore nawe atangira gucaginga akiri hanze. Aje atashye nyine ahera kuri ibyo. Ariko umugabo wa mukozi umugore aje, wa mukozi baramwirukanye. Umugore rero atangira afite amakuru y'uko umugabo atatahaga mu gihe umugore atarahari, nawe atangira gucaginga. Nuko bitangira ubundi, nuko bitangira. Buriya ndabivuga ngo ikira, ariko biragoye, ntacyo ngewe nzabyirengera. Uko byamera kose, umugore cyangwa umugabo kugirana imishyikirano intime hanze y'urugo bigira imbarutso. Niyo mpamvu nabanje kubaza ngo wowe nta ruhare, asubirira muri ayo mateka. So umugore ari mu butumwa, ari mu kazi, umukozi amubwiye ko umugabo atagitaha, kuwa mbere amasorori ari vierge, kuwa gatatu wenda mu cyumweru kabiri, ubwo umugore afite raporo y'uko kabiri mu cyumweru umugabo atatahaga. Abimaranye amezi 3, atashye yacaginze ati urumva haba harimo gukubita agatoki ku kandi, aho yabaga dore nanjye narihanganye nzamwishyura, kumwe mba mbyivugira nikibira ngo guciye inyuma ngo nawe umuci inyuma. Ubwo kuvuga ngo ntataha, umugore itavuga ati bwo afite abana n'abandi bagore hanze, yego afite urundi rugo yinjiye. Wabyumvise ko biturutse ku biryo. Donc gutaha nturye bitanze amakuru y'uko utatashye. Hanyuma amakuru y'uko kudataha bitanze amakuru y'uko hari ahandi urara. Ahandi urara bitanze amakuru y'uko hari uwo murarana. Noneho bitanze, noneho kuba ufite uwo murarana bihaye uwo musanzwe murarana urwaho rwo gushaka nawe uwo bararana. Bibaho noneho umugore ngo akajya agira nawe arabyigo, yiga inzoga, bagahita urucupa rwa Gilbis bwenda gucyo, urucupa runini urwumaze wigusha. Urumva rimwe na rimwe ari umubyeyi afite n'abana, nko mu kwezi ariko shaka nko mu kwezi akagira nk'iminsi 2 atarara mu rugo nawe wa mugore. Hakabagira kubise nk'ukwezi adashobora guhindukirira umugabo.
umugabo akayakaya reka da. so rero uwo mugabo rero nawe kugira initiative zo kujya gutangira kureba ibyo umugore abamo nuko byatangiye. Akandi kantu ubwo ntihajemo icyo kudataha no kubaza ngo arara hehe. Umugore ntabwo umugore, abagore benshi n'abagabo iyo ibyo bintu byatangiye kugira ngo iyo sije bayizane, nibura mubaza ati ko hari igihe utaryaga wabaga wariye hehe, ashwi mu mutwe yishyizemo harahandi ntiwataye, kuba utariye ntiwatashye, kuba utatashye hari aho waraye wararanye n'undi mugore. Ibyo aho kugira ngo babishyire ku meza amubwira ati ko hari iminsi utaryaga byabaga byagenze bite, ati bakana k'abapizo babaga banguriye brushette tanarazaga ngenye n'ibiryo nk'uburanganiye, cyangwa inzoga nyinshi, uzi ko inzoga nazo zirinya ku mutima ugataha nta pete. Ibyo byagomba kuba babivugana kigakemuka, ariko umugore yishyizemo ibye yahawe n'umukozi, umugabo atabizi. Akandi kantu rero muri iyo minsi umugabo aza kurwara, arwara malariya, ajyanwa kwa muganga, arara mu bitaro. Araye mu bitaro arasurwa, abantu barabimenya, bakorana b'ibitsina bitandukanye, harimo n'umufundi we abaramusura. Umunsi wo gusezererwa mu bitaro atahana n'abari bamusuye ku munsi wa nyuma. Donc banga kuvuga ngo ntabwo nawe urabyumva, wasuye umuntu mu bitaro muganga akamusezerera, ntabwo uhita uvuga ngo bye nanjye ngiye iwanjye, kumugeza mu rugo. Mu kumugeza mu rugo hazamo abantu b'ibitsina binyuranye, harimo na wa mufundi, kandi wa mufundi yabibwiwe n'umukozi, ariko hakabamo n'undi mudamu. Umukozi nabwo atanga raporo ngo umugore we yaje kumusura. Aha nyirabuja ntahari, kubeshywa birashoboka, ntago ariko bashobora no kuba baramubwije ukuri kuri gutsimbara ko bamubeshye. Uretse se umugabo ni umugabo, yambwiye ko yari umukecuru bakorana, ariko ntacyo. Ariko gusa iyo logique yumvikane, agiye abaye hospitalize, ubutumwa bwaratambutse ko arwaye, bugera no ku mukozi we. Umukozi we niwe wabwiye umufundi, umukozi abwira umufundi ati sobuja yarwaye. Umufundi ajya gusura, ahahurira n'abakorana n'umugabo, hanyuma muganga abasezereye bose bajya mu modoka bataha kwa wa mugabo. Ibyo ni ibisanzwe kuko umuntu usohotse mu bitaro abamusuye bamugeza mu rugo. Iyo niyo logique nshaka kukubwira. Noneho bamugejeje mu rugo rero, wa mukozi nanone arongera atanga raporo kuri nyirabuja ngo wa mugore we yamusuye. Niwe wamurwazaga, ni nawe umutahanye. Umugore aranota. Ibyo byose biganiriwe byagira ibisobanuro, kuko umuntu mukorana ntibivuze ko mutagirana urugwiro, ariko nanone uwo wari wamusuye nuwo bahujwe n'akazi. Mushobora kuguzwa n'akazi n'ibindi bigahura, ibyo nta birenze. Ariko nuko report yahise igenda ivuga ngo ni umugore we, byitwa ko ariho yararaga cyagiye, kandi ahantu hatuye hagati ya umwe aho atuye n'undi n'uwo mugore harimo nk'ibirometero, ntabwo biri munsi ya 30. Ariko ntabwo ari ikibazo cya distance, kuko uwo bavugaga n'undi atuye hafi yaho bakorera akazi, kuko uwo mugabo ari deplace akajya ku kazi, agenda urugendo rurerure. Umugore umugore nyir'urugo rero ibyo byose uko abibona akandika mu mutwe, ntiyataha ntabaza umugabo ko numvise iki byari byagenze bite. Yamubaza ati umudamu wagutahanye muva mu bitaro nuwahe, akamubwira, akamwereka ifoto, turakora iki, dukorana, akabyemera cyangwa ntabyemera. Ntabwo bigeze babiganiraho, ahubwo umugore yahise agacaginga avuga ati nanjye nzakwereka, nzashyira mbone padirisha. Indesida yambwiye ni ikibazo ngo cy'amafaranga. Byagenze bitera, hari amafaranga umugore yahaye umugabo yo kugura ikibanza, umugore adahari. Noneho umugabo agezeyo asanga cya kibanza kirimo ibibazo, arakireka. Ibibazo byo mu bibanza, tanto metero zituzuye, tanto abaturanyi ngo twari utubanza tugenda twinjiranamo, noneho birangira kukigura bidashoboka. Noneho byanze, umugabo abibwira umugore amubwira ati noneho niba ari uko bigenze, yagura imodoka. Anamubwira ibimodoka agura.
umugabo arayigura amafaranga asagutse ayakoreshamo utuntu nyine two mu rugo, agakorotire, akajaride, ibintu nk'ibyo n'utundi tubazo. Umugore aje amwata amafaranga yanjye wayashyize, amwereka ibyo yakoze byose, buri wese ibi ntabwo ari byo nashakaga. Icyo nabyo ni ukutumvikana ku bintu. Umugabo aramubwira ati reka nzane abaevaluateur valuwaza bagena agaciro babare ibintu nayakoreshejemo, aburaho nzayaguha. Umugore ati pa question, wayajyanye mu ndayi. Yego. Kandi n'abantu bakize babaze kwiteza imbere. Umva abantu bafite ibibanza bigera muri 7 cyangwa 5, bafite baba mu nzu yabo, bafite utuzu tw'ubucuruzi, abantu barimo batera imbere. Nuko umugore rero ubwo icyo ntamenye ni ahantu yacamataniye na padiri, ariko umugore ufite izo antecedents zo mu rugo, ebana kumurembuza ugira utya akaza wese. None se nese ibyo byose si ibibazo. Bakubwiye ngo ntataha, barakubwiye ngo afite umugore umurwaje, none mupfuye n'amafaranga akweretse, ntimuri kumvikana ku bikoreshereze y'amafaranga. Niba uwo mugore yarabyiyubatsemo kikaba ikintu cy'ikigura intunga mu mutima we, kumva hari umubwiye ati mugore mwiza azaje wese nibyo no gukumira wowe ukunda kubivuga ngo gucana inyuma bigiraho bituruka. Mbere yo kugira ngo imitsi yawe irege ngo banciye inyuma, banza wowe wisuzume nicyo utari gukora neza. Wenda uwo mugabo mu bisobanuro bwe n'ubwo umugore we mu bisobanuro by'uwo mugabo aravuga ko ari ibinyoma umukozi yabeshye nyirabuja. Ariko wenda nawe yashobora, umugore yashobora kuza bakabiganira, ariko ntiyarazi ko umugore abizi. Ariko urumva ntibimugira umwere. Aho umugabo amenyeye ko umugore abizi se yakoze iki? Ibiki? Aho umugabo amenyeye ko izo detail mu zose umukozi yazemo. Umugore ashobora kuba yaratangiye kugenda bimucyurira buke buke, ariko byaramaze kumenya, umugore yaramaze kugenda n'ubundi. Kandi umugore wagiye shaho. Allo? Mbwira. Kugaruka. Tena none w'umuntu none yatwawe n'umuntu udafite ibibazo udahetse imizigo. Padiri. Yatwawe n'umuntu w'Imana. Ibyo byihore twese turabaye. Oya nuko ari umuntu utagira responsabilité. Utabazwa minerval, utagira gutisi. Utishyura inzu utagera sanse. Nuza none se oya sanse we bashaka kwigura mu maturu. Ni ya kiliziya. Na misi kandi misa yose irishyurwa. Ni ya kiliziya. Sanse arayigenerwa. So urumva aragenda. So keya nkunda kukubwira ko abagabo abagore bakunda keya, kandi abagabo kubera gushaka ubuzima byabiraye wahoze uvuga nta mwanya wazo. Ariko padiri yo misa isomye akajya mu nama ya musenyeri isengesho, mbese we umwanya wo gutanga keya yarawufite. Ntago wamugereranya rero n'umuntu uhora siraguringa ashaka utubanza twa make, ngaho za Kamabuye, ngaho za Mayange, wirwa utera imetero uri kugura utubanza, ushaka ishuri ry'umwana uhiga minervale, ushaka mu mutwe. Ibyo padiri ntabyo afite. Padiri sagura ibibanza, misi ishobora kuba yasoma. Kandi nabo n'uburya na community y'imbaraga, ngiye niyo mpamvu no mu bintu nari nabanje kugenda mu gakeya cy'agaturika ndayitinya. Yagukocorana. Oya ni community ngari kandi ifatanya. Ntago musenyera akwemera ko umuhungu wa seba padiri. Kera ku Rwesero hari umugore wigeze, yari ubukobwa ariko yazanye umwana amuzaniye umupadiri, yinjira mu karyango kabanza kegera Kigaga ku seminari. Padiri amubonye kuri portaye, arazamuka mu seminari ndani, arakata ahinguka ku yindi portaye nini igana aho bita ku Karambo. Umugore araza, umwana ashyiraho aranahaguma. Musenyeri bimugeraho, wari uhari icyo gihe. Ati musenyeri ko yavuze uhuye na musenyeri wahuranya, havuze ngo ubundi nta bukobwa mwe bwibambaza ku bahungu banjye mama washaka iki. Icyo nicyo gisubizo. Ntabwo washaka bagakobwa yakuvanye yagusanze wanyu. Uribambaza ku muhungu wanjye kugira ngo ntazagutikura. Ariko yarabwiye ngo
mwibambaza ku bahungu banjye mwabukobwa mwe mwibambaza ku bahungu banjye niko musenyeri yavuze ariko nyamara kandi n'uyu mutipe uyu mutipe yari afite gahunda yo kwandikira musenyeri yashobora guhura n'umusenyeri akamwihanaguza ariko umugore si mukuru sha wananiwe kurinda urugo rwawe none uraza ku umuhungu wanjye uramushaka wiki so donc nukugenda buke kandi hari n'ubundi buryo cyakemuka ariko ngiyo nzira niyo nzira abantu ingo zimwe zigenda zisenyuka kubera kuko hari ahantu dushaka ibintu rega tugashaka kubirunda wa mugani wa ntuza wa kamanyu k'umutsima tukibagirwa iby'ingenzi nuza ejo bundi rimwe no nkubwira ko Einstein ari wavuze ngo abagabo bashaka abagore bazi ko batazahinduka nono abagore bashaka abagabo bazi ko bazabahindura ubu rero aho bigeze n'ubuzima bushize nabikubwiye naho ubuzima bugeze abagore iyo ahindutse kugaruka biravuna ni fine yes wakabaye ucunga ntabwo ahita agenda ni mu ma episode nayo ma episode y'uwo mugabo nundi wese iyo ubimenye ukagira ibyo ugenda uhindura ukagabanya isaha yo gutaha ukagabanya umubare w'inzoga wanywaga ukongera amasoruti ukongera ibiganiro byo muri salo ukongera n'ibyo mu buriri na message umwuka zongera ari igihe ushobora gutesha ariko yagiye ari ushobora gutesha yaragiye gusota gacyuka wenda uwo munsi ukamugarura ariko nanone hacunye mu mutima ubwo se muri ibyo ngibyo uzagenda wamuhagarika oya uzagenda ntumuhagarika nakubwiye nyine twongera n'ikindi kintu n'ubuzima turimo nubwo turasiragoringa sikire y'amakredi ntivaho babyumva uri mu mwarimu sako uri muri SSS buri munsi wamanuye imbabura wafashe kredi yo kubaka igiye kurangira uguza imodoka igiye kurangira uhora muri abana bagiye kwiga ibyo birarangiye ibyo byose biri ku gahanga k'umugabo utekereza kandi biri ku gahanga k'umugabo kandi n'umugore hari ibyo akeneye ariko abibona ko bitashoboka muri abantu babiri wenda umwe ahembwa 500 undi agahembwa 300 si 800 ariko mufite kredi yishyura 600 hagasigara desa mu rugo nubwo inzu idakodeshwa ubwo izo desa umuriro amazi isuku umukozi guhaha na transport na communication muri desa miri ku bantu babiri umugore n'umugabo abana babiri n'umukozi ubwo si batanu hari nibyo batanu desa miri ku bantu batanu ni gute mutazashwana ni ukuvuga ngo wa mugore marigreke azi ko amafaranga ya kredi abona ibyo yakoze ariko ntago uzamubwira ngo reka kujya muri salo kandi desa ntizajyana umugore muri salo y'ibihumbi 30 uzamubwira ngo yiyogosheshe abirakariremo kandi n'umugabo kwiyogoshesha azahita ahura n'umujyana muri salo ihenze donc hari ibintu muri ubwo buzima bwo gushaka gutera imbere bidufata umwanya bikatwambura n'uburyo muaye none nitubashe kubimanaginga urumva kugira ngo urugo rwinjizaga 800 rube ruri kwinjiza 200 bisaba ko biganirwaho hakabaho kwigomwa niba wisigaga amavuta y'50 pourquoi utajya kuri Kavazeline kugeza credit irangiye iyo utabyakire kandi ubibona amafaranga mwara yafashe ugatangira kurenganya undi icyo gihe niho handi haza babandi bagira gutya umugore mwiza kuri mwiza cyane gutya na gutya mukanya akabati inzara ko zidasize kuri mwiza cyane sha inzara bazisigira 15 ntago waba winjiza 200 mu rugo mujye kwisigisha so bakabaye babyakira so rero iyo batabyakire cyangwa ngo babiganireho agatangira agenda gutyo inzara za kenze barazishyuye iki nyiki ubukwe gutawuko atatwerereye za bridal shower za baby shower amasoruti y'abagenzi babo bagakotiza ntiyakwikura mu bandi ugasanga ubukwe bwabo biganye nabo bakorana none ama defense ibyo byose rero mu kubitekereza mu kubijyamo ntatekereze ko bafashe credit ntabone ko bari mu nzu bubatse imburagiye niko nabivuga kuko hari ababanjirije mu kazi batafite iyo nzu kuko batabonye iyo credit abayirinze
bayirinze voilà yego. So ugashaka kubaho mu buzima rero bw'umuntu udafite credit kandi uyibona. Aho rero nizo nzira babandi nyine baprofitiramo. So nukuvuga ngo ibibazo kutaganira ibibazo biri social bya bindi nakubwiraga na gestion y'amagambo, abantu ntibaganire ku kintu cyo vuga ngo ntiyariye ntiyaryamye ntiyatashye ntiyagize gute, icyo ni kimwe. Noneho na management y'ubwo buzima under capacity wakabaye umanura urushinge ibyinjira mu rugo iyo bigabanutse nawe ugabanya urushinge rw'ibyo ukeneye usohora. Uwo mubare rero ni aho abantu benshi naho ruzingiye kutamanura agashinge ngumenye ngo twabagaho twinjiza 800 twabagaho dutya twatwereraga 200 weekend tukajya ku rwesero, none muri kwinjiza 200 ntago mumanuye urushinge. Amavuta urashaka ko aguma ari yayandi, igikoni kirashaka ko kiba gisa kwa kundi, ingendo zawe urashaka kuzigumana essence ubwiza ibyo. Aho rero iyo haje niho haboneka umuterankunga utagira icyo yikopa uguha 100 ntagire ibyo. Uru rugo birashoboka ko n'abandi bafite urugo rumeze gutya. Uru rugo yego uru rugo naruzongera rugashoboka. Oya ruzashoboka nk'urugo ariko couple yo ntabwo ikihari. Dutandukanye urugo na couple. Urugo uyu mugabo n'umugore we n'abana n'abo bakozi abavandimwe ba buri ruhande rushobora kugumaho. Ariko couple yo byanze, couple umugore wakwisi igicucu se biba bigikunze, umugore wagiye mu cyumba cy'abashyitsi se biba bigikunze. Uru rugo turarushinza padiri cyangwa turarushinza umukozi isenyuka ryarwo? Oya, gusenyuka k'urugo biterwa na ba nyirarwo ubwabo. Urumva n'uvuga ngo niba amakuru y'umukozi umugore ntago yayasesenguye cyangwa ngo yabaze umugabo baganira, nibo barwisenyeye. No, padiri yaje aprofita kiwe navuze cyanyuma. Yaje aprofita umugore amaze gukomereka kuko bamubwiye ko umugabo adataha. Urabyumva? Nta n'igihamya cyuko uwo mugore padiri ari we ahaye bwa mbere, kuko iyo minsi atararaga mu rugo. Ushobora gusanga bya byose ntabwo yararaga kwa padiri, cyangwa padiri yaraje nyuma, cyangwa se barahuriye nko mu kabari yasohokanye n'undi mugabo padiri akamutera agapapa. Icyo kirashoboka. Ariko umugore yabitse amakuru atariyo, ayaha agaciro, biramucaginga, yumva ko yaciwe inyuma, kandi ubwo iyo niyo bita soft revenge. Urumva akora soft revenge, nawe arafunguka afungukira abandi kandi hanze baba bashinyitse. Uranyumva? To iyo biza kuganirwa akamenya ukuri, urugo ruba ruki couple ibigihuye. Ntabwo yashatse ko umugabo amuha ibisobanuro, hanyuma biprofita na ya makrede abantu bahoramo, baprofita za faiblesse bimwe nakubwiraga ku ubukwe. Uziko umugore mbere gutaha ubukwe abanza kujya muri salo, kandi wenda credit bafite ntibimwemerera, hakaboneka ubikora nyine. Icya kabiri, oya akandi kantu ntari mvuze bimwe navugaga by'igikoni. Nuvuga ngo bushobora kuba musanganwe gahunda yuko nibura samudimwe muteka inkoko, indi samudi mugateka gafi, gutyo muhindura. None kubera ya credit muri ku nyama z'inka gusa. None wa mugore wamenyereye ifi ya samudi uyimugurira muri ntuza muri kwetu cyangwa se muri kwa Société de la Vista, uyimuguriye iwe wamuhaye 10,000 yo kugura ikiro cy'inyama z'inka, none bamuhaye ka gakoko. Saka koko bazarya ka mbere arya ka kabiri, kandi nawe nataha ntari burya nubwo utamushinja ngo ntiyaharaye. So ibyo ni ibintu byose rero bigenda bijegeza ingo, ariko byose byakabaye bikemurwa na communication. So padiri ararengana, yaratoraguye. Oya padiri ararengana. None padiri ahubwo wakabutungurwa no kuba umupadiri yarongoye umugore wundi muntu. Ariko sibiti hako umukozi we, ariko padiri yamuvanye mu rugo se kuri aritari, yigeze aza muri rugo mu mwambaro w'umweru. Kandi urubizana bimyemerere ibyo ngibyo iby'imyambaro byihorere. Ntago organe genitale ntago yo yambara uri amwe ko nyumva.
imyenda asubizanya none se yarongora arabyamba aba yambaye uramwenda ko ari uwa misa uramwenda n'uwa misa padiri nta na hamwe umugabo yigeze ambwira ko padiri yigeze akandagira muri rugo aje kwakurura ya mugore yamuvanye ku mihanda icyo tureba n'icyatumye agera ku mihanda ni ya makuru yacunze nabi atarasesenguwe ku meza y'umuryango hanyuma ni bwa bushobozi nabwo bw'ingo zacu twese niko zimeze twese ingo zacu ntago zibaho ntago ingo zose zifite mwaye zingana n'ibibazo zifite mwaye na bezwe ngo bimacinge neza gutya so iye rero mwaye ziri munsi ya bezwe arabyumva hakabone kuzana izindi mwaye ku ruhande rumwe twebwe nka couple dufite mwaye zacu bya 800 sibyo 800 ariko turi kubaka turagira gute tugasagura 100 ubwo mwaye zacu ni 100 so kuri twebwe nka couple ariko habonetse umutera nkunga utera inkunga 100 kuri ku ruhande rumwe ku mugore cyangwa ku mugabo so umutera nkunga se icyubusa kibaho nuko biza rero ariko se abantu bose banabyumve iyo mwaye zagabanutse paraporo ya bezwe bajye babanza bicare ngenze umugore nkunda cyane umugabo we twarakoranye umugabo yigeze kujya muri mission mu Faransa umugore akajya ahembwa agafata umushahara w'umugabo n'umugore aragura maze aragura yahise donc uwo mugore kugira ngo ibyo bigereho yasigaranye abana yahise yiyogoshesha agasatsi asigara ko akandi kabarukore avuga ati ndashaka nk'umugore wiyaminiya ndashaka ko umugabo azagaruka ngeze kuri ABCD umugabo yaraje ati ariko se aya mafaranga bayakuraga he amwereka ibyo yagiye yigomwa byose n'amavuta narayaretse njya kuri vaseline ikwisukisha nabyihoreye aranambwira ati nta mugabo ntago nari nkeneye kujya muri salo kuko ubona akeretse ubwiza bwanjye wowe ni wari uhari uwo mugore ariko nimboneka rimwe nibangaye se sha mbamuvuze sha arabagabo bazi gushaka umugore reka nkubwire umugabo yagiye icyo gihe yagiye mu Faransa bafite ikibanza hariya za Karuruma yaje asangamo inzu umugore yateretsemo so rero ingo zacu twe tuzigize twakabaye tumenya ngo hari ubuhe bushobozi turabumanaginga gute dukeneye ibiki bimwe rero ukabivanamo ntushegere ya nkuko ntushegere anniversaire itwara 100 ngahe miliyoni ntushegere kuvuga ngo kuri Noheli ngo nzasoga byose bibare ufite credit ya banke ntigihagarara kwishyuza abana bari kujya mu mashuri nuko bibara ejo hari umuntu ejo numvise urubanza rw'umuntu wagiye mu kabari ngo yabatirishije facture y'80 agenda atayishyuye bigeraho ajya mu rubanza kubatirisha abana niba padiri yamusutseho amazi wagiye mu rugo ukabaha ibyo ufite mu rugo kujya kwiyemera ukajya mu kabari ugatereka abantu amarwa warangiza ukamara ibyumweru bingahe ukahita usesera ukanyonyomba kugera aho bigiye mu rubanza ahubwo n'abo bantu wahaye inzoga ukazambura nabo bakabaye bakurega nka wa mugore wabaye mukiye wakabatumiye ufite ibyo bakiriza pana kubyikopesha so icyo kintu rero sinzi niba abantu bagerageza kunyumva ubundi niko abantu bakabayeho ibindi byose bishamikiye kuri ubwo kibazo management y'amakuru yo mu rugo ibiganiro noneho no kuviva and au-delà des moyens abantu babyirinde credit mwayifashe mwese mureba iyo nzu muyituyemo mwese ariko mwishaka kubaho nk'abatarigeze bafata credit gute nivyo ngivyo rero reka dusoreze ahangaha twizere ko ino nkuru muvanyemo amasomo menshi cyane uyu muryango ubwo ni umuryango wundi tubuze bihangane ariko nanone kugira ngo abantu bazicane nimba koko byarabaye bashobora gutekereza uburyo bagabana responsabilité sociale nkuko no mu byakunda kubivuga abana bakabona uburere bw'ababyeyi bombi na bantu bose mwahamagaye mujya gukora iyo social investment bose ntimubatenguhe mukomeze nyine mu bikadiri ariko shapadi ahangaha rwose ndemeye nibyo ngibyo rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha.